Ikinamico. Bakunzi ba radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ntigabira Tiza wanditswe na Karangwa Liliane unonosorwa n'itorero Indamutsa. Nugira amahirwe mu buzima ntuzagire uwo ukandagira uyishingikirijeho kuko burya Imana ntigabiraguriza. Uyu munsi iraguha ejo ikakwambura byose ikabiharuna kuko byakabaye ugasigara usa n'utarigeze utunga. Erega ntitinya no kukwambura ubuzima ukabisiga. Nyabusa akoresha guhirwa kwawe uhira abandi byibura uzabona ugutura isi yagutuye hasi. Dukurikire umukino. Ese wari wagiye Mukamuna? Wari wagiye? Ariko se mba numiwe pe. Yewe macumu we nawe ubanza rwose ibitaro wabirwariyemo no kwibagirwa. Mvuye hano kubwiye ko ngiye kumena umwanda wo mu katogo uri kwifashisha koko. Kandi koko ihangane macu. Abaganga bakubwiye ngo iki mbese? Kuriya muforomo uri ku muryango yari yabanje kunyangira kwinjira ambwira ko ngo uri kumwe n'abaganga. nyine uribuka ko ejo wavuye handi guta ku mugongo cyane nkubwira ko numva ngugo na bidasanzwe. Yewe urumva ntabyibagirwa. Nuko nsiga nkubwiye ko abaganga nibaza kukureba nyine ubibabwira. Ku mugoroba nabibabwiye rero. Ati iki? Uyu munsi nibwo basuzumye neza basanga ngo hari agace kabuze kubera kumara igihe kinini ndyamye. Ye? Ugize iki? Ngo narabuze. Ukabuze? Ntame Imana. Uti iki macu? Urambiza ukuri? Hejuru y'uburwayi umaranye imyaka n'imyaniko hiyongereho n'ibindi koko. Ubwo se ubwo nyine data we ngo ni ukureba ko kumbaga byashoboka. Imana yanjye we. Mana yanjye. Agasoni we. Ubwo kukibemera ko umuntu yikorera ibibazo byose icyarimwe. Umugabo wanjye nimo kumukiza byakunaniye. Kumugabanyiriza uburibwe ibyo bigutwaye iki? Ibyo byihoreye. Iyo ahubwo yananyitwariraga nkaruhuka ubu buribwe. Avese uvuga n'ibiki? Soni. Uri mu biki se wowe kandi? Ntubireba se urabaza ibyo ureba? Hano ntibyemerewe kuvugira kuri telefone Mukamuna. Ndabizi. Wibagiwe ko ari mu ndende. Ibyo koko ntubizi. Yego hamagara ngo danse. Mbona akoresha iminota mike cyane. Ariko ngo umwana wanjye wamuretse kumutesha umutwe koko Mukamuna. Waretse kumurusha. Ariko ntukaba umutesi macu. Nimureka se bigende bite? Umuhamagara se bwo biragenda bite? Yakuye. Araza mbyutse muri ibi bitaro. Arohereza amafaranga. Uko mbwiye ko bagomba kukubaga se biramutse bikozwe ntamumenyesheje twakwishyura iki? Apu niba ari ibyo ugiye kumubwira mureke rwose. Maze se ndagusabye winteshereza umwana umutwe rwose Mukamuna. Rekera umwana akore yiyubake. Ntabwo agomba kuntakaza amafaranga anazi neza ko ntazakira. ariko ibyo uvuga ni ibiki wowe macu? Si uko nashaka ko umwana wacu yubaka ariko agomba kumufasha kukwitaho aho uri aha mu bitaro. Nakumuza njyenyine se nkabishobora? Akabura incuruza kampa ngahe ku buryo nakwitaho nkanita ku byo mu rugo njyenyine. Ahubwo se ko nkanyibukaho ryari? Kubizi nubwo utemerewe umurwaza ariko ko ngomba kuza kugusura kenshi kugira ngo umenye niba nta gikenewe.
Wiriwe neza mwana wa. Yego ma. Ko numva uvugana igihunga se ni amahoro mama. Utanse we kora uko ushabaze mu rugo no gushaka byihutirwa ye. Mama, ni amahoro. Asa mezati. Amezati kumva nsaka cyane mama. Kubyumva yewe wimariza byinshi kuri telefone mwana wa. Icyo nshaka ni uko ugomba kuza mu rugo mu maguru mashya. Injira. Mwaramutse Direde. Waramutse neza koko. Ariko mumfashije mwajya munyita ngo danse ibyagogo mukabireka. Wowe se kunyita directeur kandi naragusabye kujya unyita rukundo kutabiretse. Aha, ngaho tubyihorere. Nari mbitabye. Ngawicara kuri iyi ntebe iri imbere iyo ngiyo. Okay. Utyo. Niko goda. Karame. Ko ntigeze mbona raporo y'iki cyumweru dusoje utegereje iki? Nari ntararangiza kuyikora. We, anko, ntararangiza kuyikora ibi. Iryo jambo niryo riguhora mu kanwa nta rindi. Ubujijwe n'ikize. Kutambwira se. Erega boss, munkoresha akazi kenshi yaba kari ngombwa n'akatari ngombwa. Bigatuma hari zimwe mu nshingano zibigenderamo. Subiza ibyo nkubajije. Icyumweru gishize cyose wakoze iki? Nubwo mubyirengagiza ariko mwakabaye mwibuka neza ko icyumweru gishize twari twarajyanye muri misiyo y'akazi. Misiyo si ihagarika kandi kazi. Ihagarika kandi kazi ugomba gukorera? Ubusanzwe ntiba bikwiye guhagarika kandi kazi umuntu asanzwe akora. Ariko nyine kiriya gihe uburyo mwansabaga kubitaho byari bigoye ko nabifatanya n'akazi. Aho tuviriye rero nibwo natangiye kubikora. Ngaho nyumvira kuko nyumvira. Ariko uba muzima guta. Uba muzima. Kubera iki se mumbaje mutyo boss? Ndakubaza akazi ukampa impamvu z'uko ngo wari uri kunyitaho. Kumva se nyine twari turi kumwe twinezeza. Njye nigeze mpagarika akazi. Wagombaga kunyitaho nk'uko twabisezeranye mbere yo kuguha akazi. Urumva? Utibagiwe n'akazi kakuzanye. Uranyumva? Mumbabarire sinzongera. Ngiye kubigira vuba. Guta. Karame. Uza gusaba akazi muri kampani yacu. Hari ugushyizaho umugozi? Ntawe. Mubwira kondisiyo nsaba kugira ngo nemerere abakozi. Nabwo ntiwabyemeye nta gahato? Narabyemeye. Umvikane rero. Ugomba no gukora uko ushoboye kose. Ibyo wiyemeje byose ukabitunganya kandi kugiye. Turumvikanye? Nabyumvise. Va mu maso rero. Gira vuba. Genda ukore raporo. Urataha uyirangije kandi unayinyoherereje. Boss. Ni iki kandi? Nabasabaga uruhushya rwo kujya iwacu bantumyeho ngo baranshaka byihutirwa. Va kandi nyumvira. Okay. Koda. Karame. Reka uzagiye mu cyumweru gitaha kuko guhera ejo nzajya mu ntara kureba inyubako tuzakoreramo igihe tuzaba twafunguye irindi shami kandi tuzajyana. Baba we. Iki? Inyuguza no mu kanwa kaniziyo. Iki? Yo inyuguza mu kanwa. Hanyuma se hari ubwo ngendana nawe ngo tuvuge ko kunukira domike. Nakubwiraga inama da. Wari ukoze. Si ngombwa amazi nagenda ndimo kunyuzamo n'agati. Ahubwo se domiti wampaye nk'igihumbi aho ngaho nkaza kwigurira agacupa saa sita ko mbizi inyota iri bumbagire ku kazi. Ariko rwose ibyawe ni inzoga gusa.
ariko se ntambwite ejo nakanitse amakamyo ya n'ayakira utwo nakuyemo uhaye ibyo kurya bya saa sita ariko ngo nguhe amafaranga unywera ntukantera umujinya kaniziyo ntukantera umujinya aho da negera agahanga gato nkakarinda urugumo mbiswa nze nigendere genda nyine ubundi suni usaba amafaranga ntukora ntubyuka wiruka inyuma y'ibikamyo ngura bikanika menya aho yanyujije se hari ayo utahana hano ariko se wowe ko ibintu biba byaranze basi se nze kujya kwa mushiki wanjye Mukamunana hanyuma nyine nkope nzishyura igitebo cy'ibijumba ko nibyo mbona twejeje ariko mana yanjye we ariko ubundi ufite ikihe kibazo kaniziyo inzoga barazikuroze rwose umuntu ntiyagira icyaka umushiki wawe unaniwe kujya kunyaruka ngo ujye gusura umugabo we wenda gupfira mu bitaro ngo ugiye kumwikopeshaho inzoga nta soni wowe nyemerera igitebo cy'ibijumba ibindi bindekera nagenda akamira iryo cupa nkajya gusura umugabo we maze kurisoma narisoma ngenda nabanza kurisoma nkamusura ndikonoje ibyo si ibyanjye wabindekeye koko umva ibijumba byanjye ubyibagirwe kanizi ubyibagirwe pe ahubwo uzibeshye nsange hari n'iyogi na rimwe wakuyemo tuzabipfa ntabwo uzanyunyuza urugo ujyana mu kabari ngo namukunda runyunyuza ashaka amatike amujyana gushaka akazi ngo nzabyemere twazabaho dutyo kugeza ryari eto ubonye ibyo uvuga akazi ka Mukunde akazi nyine ubwo araje yongera atayamara amasa yanapfushije ubusa amafaranga ese ubundi yakwicara agatuza cyangwa akafata isuka agahingana nawe uriya ahinga agahinga nyine kuki azahinga se ewe njyemba mbona rutwa nutareza kagarewe yabakora ntaba ngubutse akanyiciriye ingwaga si inyota ariko uranayizindukanye bakwihorere ndayizindukanye yo kanyagwa burira impitanye ninagira icyo mbikoraho ndapfa pe ahubwo umwe ubu koko yaba nka mubyara we Gaudence masataguritse umuhogo kubera umwuma koko nuko ye mba mpora n'agafirigo karimo inzoga z'amoko yose byeri na rikeri mpitamo iyo nshaka nkicara imbere y'umuryango nkagereka akaguru ku kandi nkagasoma buhoro nk'abakire ariko ndebera shaka komeza urote ntukanguka ujye gukanika ndarota byo da mbisa nigendere ubwo mubiziranyeho hanyuma uyu munsi nyine ndakanikira mu isantere nimuhisha nimwirwe mumpamagara singurumpa agacupa niwe nawe uvuze ngo iki domite ni nta kibazo ye mama ndakumva nizere ko papa yagiye kahoda ese burya wari uraha mukuru nari mari nyine yego mana nabyutse ngiye mu bwiherero ngeze mu muryango numva muri kuntuka nigomera aho nari ngeze ariko muranyuriye ye muranyuriye koko icyavuzwe se kitari ukuri ni ikihe mukuru ni igiki ni igikira guhora woza akarenge ngo ugiye gushaka akazi warangiza ugataha amara amasa hanyuma se ibyo bikabaha impamvu yo kongereranya na mubyara wanjye Gaudence none nako kwifuza ko ari wakababereye umwana mbabara cyane ibyo se igihe wabivuze mukobwa ubundi se wagombaga kujya gushaka akazi ngo baguhamagaye kuki utagiyeyo erega iso namubeshye wakoze kumubeshya sinari kumukira ego naho iby'akazi se ntibuka ko uyu munsi ari bwo njya guhura na wa muntu wakanyemereye isaha rero yampaye ntiziragera ngiye kwitegura nsimbukireyo gahe erega uziyakire wigumire mu rugo cyangwa utangire ushaka umugabo uzagutunga ngo nshaka umugabo nyine niwe buhungiro rero narize niga mfite intego kandi n'akazi nifuza nzakabona kuko ubushobozi ndabufite reka itunganye utangire ugende n'amaguru hakiri kare rero kuko nta mafaranga nifitiye oya nanone oya rwose ntabwo najya gusaba akazi ngo ngende n'amaguru ubwo se ninde wakampa nsa nabi ahubwo se sibwo babona ko gakeneye nyine bakakaguha ariko mama nawe rwose wajya ureka iyo myumvire kuko nyine hano mfite amafaranga make nari nsaguye ngura ibirayi wanyongereyeho make hanyuma nkapfa kurwariza aho ntashirirwa nkaza kwirwariza
ariko byibura ingerageze ma ngo nyine ndatega mu kugenda wenda mu gutaha ntaye n'amaguru sibyo ese ubwo uzahora muri ibyo muko munsi nagira neza pe utwo mbonye twose ngo ujye gushaka akazi utwo mbonye twose ngo ujye gushaka akazi amafaranga hano uzi ko ari wowe uyamara ndarambiwe muko ndarambiwe tangira ushaka ko wakwirwanaho rwose nanjye reka sinanze kwirwanaho mama washye nkwaka yo kujyana muri salo gukoresha imisatsi nk'abandi bakobwa nzi ko hari byinshi nkeneye pe ariko mu gihe ntarabona akazi nifuza ngomba kugategereza nawe ukihangana ugakomeza ukantera inkunga mu kugashaka sinzakwaka ibya mirenge pe ngaho wowe nyegeza mu ziko nze mvugishe wa mugabo wari wansabye kugura za avoka zo ku giti nugira imana akazigura ukunda yaguhuye agira iti yewe ntirirwa nyine kandi nawe ubyihanganire nta kundi nabigenza uri inyamaswa gusa uruhushya rwo gusura data mu bitaro byirengagiza ubanza ukemura ibyawe tumaranye iminsi 3 n'inzu nsanga yagiye muri koma ntabasha no kumuvugisha bosi uri igisimba bosi uri inyamaswa bosi uri igisimba godase we niki mwana wawe ubaye iki kingura mana nyagasani kingura godase ubwo uri gukomanga ni mama kingura niko ese ni wowe ni njyewe godase we karame urumva nari kumva uvuze induru hanyuma nkicecekera cyangwa nkazanye ngenda biguru ntege ndetse uvuze induru wowe kareka njyewe ariko mukabyara ntabwo ari wowe ntabwo ari njyewe induru numvise zivugiye he mwana wa rwose mbwira kandi ko ivugiye hafi aha ngaha yewe reka njye kureba mu baturanyi ariko ntugakabye mama induru njye ntumvise kandi turi mu nzu imwe n'induru nyabaki va muri ibyo uze tujye kureba papa amasaha yo gusura atararangira noneho rero urabanza unyuze ku kabari fata amafaranga naraje yo nyitwaze dushobora gukenera imiti oya byihorere tugira icyo dukenera nifashisha yo nitwaje ngukundira ko utajya ugenda imbokoboko mwana wanjye hari ujya iwawe imbokoboko se mama niba ari ibyo noneho n'ubundi tunyureyo nyafate nituva kureba so kwa muganga uramerekeza nyaranguza inzoga izindi zashize ahubwo subiye imodoka yawe ko mbona uba wayitayeho n'isuku nyinshi n'imibavu uba uremera kunterekeramo inzoga ndangurara ahubwo mama komeje ku byo nashaka kukubwira nkibagirwa ibiki nako si ukwibagirwa nari naravuze ko nzabikubwira tubonye akanya aho da yimbwire numve ndashaka ko uhagarika gucuruza akabari ukita kuri papa mwana wa karame nakabikoze ariko ntibishoboka kuki se bitashoboka mama papa ararembye ku buryo akeneye abamuguma iruhande ndabizi bitari ibi byo kujya kumusura ubundi ntugiye ngo kubera abakiriya ubu se umunsi yapfuye nta muntu wo muri iruhande ku gahinda tuzagakizwa n'iki mama reba nk'ubu bari muri koma rero naje nihuta ndavuga nti reka mbanze munyureho mbere yo kuza mu rugo ariko nakubiswe n'inkuba nsanze atari bunambwira turaho mwana we ma ni ukuri by'inzoga bireke wegere papa ahora n'iki uriya munsi naguhamagaraga se ugira ngo ntihashize amasaha 2 gusa agahita ajya muri koma byibura se ka gace wambwiraga ko mu mugongo haboze kubera kuharyamira igihe kirekire baba barahabaze yahese kuriya munsi ngo uhamagara nyuma y'isaha isa ajya muri koma none nawe ngo nimpagarika akabari ese ma karame kubona yo ncuruza izo nzoga yunganirana n'ayo ukorera tukabasha kwishyurira si bitaro nimba ihagarika uzabibasha wenyine ngo ntunge mbeho neza uko mbayeho uku nawe witunga ubeho neza uko ubayeho uku wa mugani buretse naho akazi kanjye se
mba numva nanakavaho ariko nakwibuka aho data aryamye ngashinyiriza ukareka ruko uri umugome. yewe mukoda ariko ugurijijwe n'uburwayi bwa so cyangwa n'ubwo bugome bwa rukundo. yego nyagasani waye iki kugarutse uca ibiti n'amabuye kaniziyo wari ugiye kukazira umva domite twongeye twariye mukunde mubona yakaze reka nawe urabeshya wowe kaniziyo si umuntu yakaze cyane uziranye nande se wakamuha ariko da bariya bakiruka nikira amakamyo wabona hari ukugubutse umva yewe shyira hasi iyo suka hanyuma wumva ibyo muye nabyo wari inkuru ishyushyira iyo ndicaranye itega amatwi ndaba njya mu murima kuko nanjye nabaye nkiyumva uzaba ukareka rwose cyane bagenda nuko amaguru rero niko kuyabangira ingata umva nyine ukuntu bigenze mbaye nkigera mu gasantere mba nshakiranye na wa mugore ufite iduka rikomeye ricuruza ibyo kurya mu isoko. uyu mugore se kandi ariko noneho kariziyusi nawe ubu se abagore bacuruza ibyo kurya mu isoko ko ari benshi namenye uvuga ari nde reba yewe uriya ujya uguha ibiraka byo kujya kumumesera no kumukorera amasuku mu rugo umwe w'amabuno manini nyine ugenda naga ijosi mukakimonyo mfasha uwa nyine reka buriya hariya ni ifaranga waba uraye ushonje se ukanaga ijosi kuriya ko ryahita rigwa hasi n'izindi ukabona rirarikurikiye ntabwo ko ubwo nyine yahise ambwira ko ngo nyine yafunguye irindi duka ricuruza imbuto ngo none akaba akeneye umukozi uzajya umufasha mu bijyanye na kontabirite y'ayo maduka ye ayo yose nyine umva ubwo rero yagiye kurangiza kuvuga ijambo umukozi nanjye ikirenge cya mbere namweretse munsi yacyo ivumbi ritumuka ngo nze mbibwire mukunde hanyuma tujyane umujyane rwose nizere ko rwose atangiye kubuyera ngo arashaka akazi wenda ubwo yaminuje wabona nyine bamutangije amafaranga menshi uravugisha ukuri kuri dawe mukunde mukunde aracyaryamye rega mbega amahirwe twaba tugize kaniziyo we nzapfa utakiriho karamabi ndaye mukunde wakinebwe we ahubwo ni iki mama ariko se wowe nkawe uzarya mugeze byari mukuru niko wamunibwe ese nzinduke muri iki papa ariko nyumvira koko ntabwo nimumbwire vuba nisubirire usubira he nsubire kuryama ahubwo ngwino tugende singuseka kiravuga ashaka muri za mpapuro zawe za zindi z'amashuri nyine uze ngo ushyikirize mukakimonyo uri ucuruza nyine mu isoko ngo afite akazi k'ubukontabure mu maduka yisanguka tudasanga akihereye abandi ariko namwe ntimugakabye ese ugomba mugira ngo ibiza byiruka byose nanjye niruke mbisanga mwanyumvira ndi ntaho ngiye kandi wa mukobwa mba mbona ntazi uko ubwonko bwawe bukora ngo urabona muri uru rugo nta kintu gikenewe ku buryo utajya gukora aka kazi ngo nahagiye ni ukuri utike mukuru ntaho ngerega icyangombwa se si ukubona aho wikinga ukareka kurya ibyo utavunikiye oya pe oya rwose ndabyumva murambiwe ubushomeri bwanjye ndetse bwiyongera no ku bukene bwacu ndanabizi rwose mu rugo dukeneye amafaranga ariko rwose njya ku kazi mu ndatira ntaho gahuriye n'urwego njye ariko rwose uri ku ruhe rwego se wacyo ntazi uruhera urwego rwo kutabasha kwigurira urushinge udodesha imyenda yawe y'imbere urwego rwo guhora usabiriza amafaranga ngo wagiye kubwerabwera ushaka akazi urwo rwego urimo kuvuga ni rwose uri ku ngazi ya kangahe mukunde waretse kwikura amata ku munwa koko uyobeye ko akazi kabi kaguhesha keza uko wanya ko kuko ntaburi mu isoko kuki atari ko wazabona kandi keza wifuza n'umushaka mwiturize rega ku kazi ntako nakora ariko menye umwana wanjye mama y'Imana ntako nakora ni umuntu uko ibyo mushaka nzakora akazi mbona kampesheje icyubahiro mu bandi kandi katantera isoni kubabwira bagenzi banjye twiganye bamuroze kanizi ibyo bindi namwe mujye kubikora uri umuntu nawe ukwiye kujya ugendera ku bandi ngo bagenzi bawe ntabagenderaho se naminuje se kugira ngo nzakore ibyo mbonye byose reka
ibaza ariko abandi bantera inkuru z'uko bakora mu mabanki no mu biro nanjye ngatakarwa ngo ndi kontabure mu isoko. ako disimenya Papa warukoze pe ariko ntaho njya, hari ahandi bandangiye ko gukora mu biro nzajyayo ejo kandi bazakampa nta kabuza. uraje usaba nyoko iteke niwe wampawe naragowe aya mwaka ni muhomore ngiye gufata kuri biriya bishyimbo mpita njya kubigurisha hakiri kare hanyuma ubwavamo ariyo nzagira ipfa. ugurisha ujya ufata isuka naho kugurisha kuri biriya bishyimbo ese ubundi icyojana ntitwazazimara mu nzu tubisangira n'impundu. ndakwiyamye muko ndakwiyamye ku bishyimbo byanjye. ariko rero reka nkubwize kuri doneti twabyaye ingare no kuri kwima gare neza ariko se buriya bikura nakoze nk'ibi ni iki koko tuzagenze dute koko ubuse mukakimonyo ndamubwira uramubwira ngo iki koko dore uko kibaguza yambuza reba inyuma yawe muri iyi modoka y'umukara apo ikiyago dansediye urabona neza gutaha uraho neza uvugije amaboni nk'igihumbi nari ngiye kwirukanka nzi ngurangonze nakurebaga byo ngaseka ukuntu wari ugiye kwiruka n'igifuka cy'ibishyimbo ku mutwe igifuka cy'ibishyimbo shaka umutwe ivugire none se we babara ubwiza ukuri iki kimodoka ni icyawe ni icyanjye wa mukobwa we yesu we kuda wabaye umukire bigeze aha nkabona zino shashangaza akaguherana abagira ngo utaduha ku mafaranga shaho usigira ngo nza kangaye niyo nje ko ari papa umperana noneho wibereye no muri koma nabuzayo nshira nayo mira uravugisha ukuri we naho ageze wahora n'iki mbese ubu ntegereje mama yinjiye muri iriya farumasi hari umuti nyine bagomba kumutera badusabye kugura hanze y'ibitaro mwihangane shaho ndaza kubwira mama tujye kumusura ikigoroba nimva ku isoko usigaye acuruza se mukuru cyahise shaho ku cyaro kiri kunkinamo amanota uko cyishakiye iki ndabizi mvuze ururimi utumva nyine ibi bishyimbo mbijyanye ku isoko ngo ndebe ko nabonamo amafaranga y'itike izanjyana ejo hari ahantu banyemereye akazi cyane niyo mpamvu nyine ubona natanyanya yewe kunyitegereza wumiwe se goda birambabaje kuko ubona usa utya mukuru yewe rero shani njye bitera ipfunwe wumve ko nsigaye ngira n'isoni zo gutirimuka mu rugo ngo hato nahura n'abana bino twiganye bakanseka nyine bose biboneye akazi njye usigaye nsa nabi ngiye nyine umura buriya si wowe wenyine yewe rero sha wenda uri muri bake bitewe n'igihe tumaze turangije kwiga kaminuza ariko ntabwo yaba ari wowe gusa pe nyine udafite akazi yifitiye umugabo cyakora goda ntakubeshyura asa neza urahumura imisatsi yawe noneho yesu ikimodoka wiciyemo kirakubereye neza neza yaba ari njye warizinguye cyakora ariko goda ushobora kuba warakoze amanywa nijoro kugira ngo ukigure kuko uru rumodoka rushobora kuba ruhenze pe ariko wanafata inguzanyo da numva ngo ufite akazi keza banki ntizimugora ariko wa mana njyewe wampaye iki koko kuzanya amarira mu maso se goda ntacyo mwana ugomba nkomya agatima kuri papa urwaye yewe hangane none se shakoda wanshakiye akazi koko mubyara wanjye wanshakiye akazi koko ubu muhakire muziranye habura mu akazi koko akazi keza ariko akazi ko mu biro nyine apana ko wiboneye ese nyine ugize amahirwe ntabona akazi nk'akawe
kamuditse ntitwiganye ntitunganye amashuri kuki tutakora bimwe nshaka gushakira rwose mubyara wanjye ye uravugisha ukuri sinari nzi ko ukiri umushomeri rwose nyagasani we umva urubwiye ko ukomeje guda ese unabonye najya ncahe we yesu we ndakoreka ndeka kubyishyiramo sinzi uko namera shakota dore shangazi araje kandi iyo mpuye nawe inyuro zo ziba ari inyuro reka nigiye kugurisha ibishyimbo muri iki kizanjyana guhura n'abakire ejo bayi bonne chance mubyara wanjye merci kandi uzambwira icyavuyemo umenye niba nkomeza kugushakishiriza cyangwa niba wakabonye tubinywere yego Mukamuna na mushiki wanjye ayiwe urankanze wakintu ariko si ubwo utabeshye ntabwo wari wanyumvise koko ashwe da nkumva iki nari ndangariye mu kubara amafaranga abakiriya bamaze kunyishyura ikubitamo n'amacumbi wanjye utajya mva mu mutwe yewe byatuma ntakumva ni byinshi kaniziwe ndakumva da nyine uretse ko imyaka amacumi amaze mu bitaro mwakabaye mwariyakiriye ari umenyera ikibise wa muntu we ntakiri kubona ku muntu wawe mwihangane nanjye nananiwe kwakira ubushomeri bwa mukunde wanjye none se mukamuna wandamiye ugacwawe kurebe kaniziwe niba ushaka inzoga mpa amafaranga nibwo ukiva gukanika amakamyo nturagera iwawe ngo tuvuge ko yasigiye domitira janura rero umpe mbone kuguha inzoga ariko se ndajanura janura uriya dore uyu si umufuka wa mbere uyataye ese uyu si ese bari banyishyura ntabwo baranyishyura ni ukuri kw'Imana ikibazo cyawe rero iyo ngukobye unyishyura ku bwa burembe ariko nawe wikabya rwose nk'aby'iki nkishyura ku bwa burembe se ntunyishyuza rimwe kabiri ubwa gatatu wenda da ngaho nyumvira simba nkwishyuye ko ibaza ariko kujya kunyishyura bwa kane ndakuze musaza wanjye amuzanire ntawashora ngahakira rwose yandika hano kaniziwe mwana wa mama mbabarira rwose ntuzatinde kunyishyura ndabizi mukamuna ndabizi umusenyi we ko muramu wanjye nyine ari hagati y'urupfu n'umupfumu yewe uretse ko wenda umukobwa wawe yanamwivurira nawe ubundi se biba bikomeye pe ntuzabyiringire wowe uzishyure gusa oya nta kibazo dore nabyanditse ahangaha nawe se wa muntu we ngaho rero makanya ngo utomere ucecetse ntabwo yamanuka undudira ibyo bigambo baba data we karamanuka kagasesera mu mitsi neza umuntu akumva ubuyanja buragarutse ese ntabwo ye witonze mukamuna kogashizemo sera oyagira icyo ungenza makandi ndakaguha yewe nabyo reka nkuzanire ayawe mwera se naho se ubundi wa muntu we ko dukorera inda n'ubundi wanga kuyiha akira rwose wicara ngo ntiwaragurishwa yewe noneho rero aka ngaka ko ndagasoma buhoro kugeza igihe ntahira nakubwira iki
gusa undangira ahantu waragurije nanjye nsimbukireyo. iki turashize uko ubizi se hari uw'iwacu wapfuye atyo nyamara wagira ngo hari igiti cy'amahirwe wahobeye tujya kuvira iwacu. Nawe se ngaho ndebera, reba ukuntu ubayeho, urebe nuko nanjye mbayeho, hanyuma umbwire ubu hari umuntu watekereza ko tuvukana? wowe warahiriwe rwose, njyewe narakasiriwe. yewe nawe urahirwa nuko ayawe uyatera ishoti ukayasiga inyuma. Ayahe wa muntu? mbere yo kwibaza icyo kibazo uzabanze wibaza amafaranga ukorera uko angana naho uyasiga. umuntu ukanika ibimodoka nka biriya by'ibikamyo amafaranga ukorera tuvuge ko ari njyewe. hanyuma se umukobwa wanjye wakazirikira ko nshimye njye mba natsiritse n'icyo cyaka cyarimba nkasengerera n'abantu na kamushikake. uzi ko neza mba numva nzajya kumuvuza hari wagira ngo bamuroze kutabona akazi cyangwa kudakora akabonye. umukobwa wawe se ko yinefa gusa kandi iyo ushaka amahirwe mu buzima ntutoranya. uyu munsi uhirwa muri ibi, ejo ya mahirwe akaguhererekanya kugeza ugeze ku rwego ushaka. rero w'ibyo ntabikozwe mwihorere. reka tamerere byeri ibindi ubireke. yewe nyihera kandi haye ngo hayita ariko se ko ari njye uzishyura ufite ikihe kibazo wa mugore we? ahubwo se kanizi wambabareje ukazangira kureba amacumi uko nzajya kurangura amasaha yo gusura ashobora kumfata kandi ntagomba nshaka ko umunsi wira tutamugezeho. ngo iki? wabyumvise ko tuzajya kunsurira amacumi. ntazi umuntu uri muri koma, ubwo nzajya kumurebamo iki mukamuna? umva ye ese ko tujye uko ntazamubaza icyo akeneye ngo ansubize nyimushakire. niyo mpamvu ngiye kuzirwa nanjye ndimo kubunga mu bakire bariya njya nkanikira imodoka ndebe ko nabasaba bakamera umukobwa akazi. ntabwo nata uwo mwanya ku bitaro. ikindi wowe numvise unyumvira n'ubusa nyorera, ubwo nzajya ahandi nyine. nuko umbwiye kanizi nzabikwishyura. Merci ma belle. ngaho ufunga neza ku gashati kawe, dore ibipesuro bisumbanyije di. hanyuma rero unatunganya ku kajipo kawe, dore inyuma sinzi uko bimeze. murakoze, sinari nabibonye byari kundaburiza. hanyuma se goda karame bose nuko rukundo nyize ngo urongeye wibagirwa ko nakubwiye kujya unyita rukundo, ibya bose ukabyihorera. wari ucitswe rwose. reka buriya no kubavuga mu izina birambangamira. guteseka ko nyine nzajya ngerageza kubera ko mubishaka. oya ntukabikireho ikibazo yewe. urwo ruhushya naruguhaye rwose. se buriya nzajya nkwitandira numva cyago danse ari kirekire ukuntu. uretse ko ari n'icy'abakecuru sinzi impamvu bari ku isi rwose. kandi hanze nuko njya nivugira gogo, kandi kagogo niko kanyoroshe nyine ukuntu. oya nta kibazo, ujye unyita go danse ntacyo bintwaye. abandi bakozi batashye mbese? yego ko cyane. sinshobora kwinjira mu biro byawe hari umukozi n'umwe undeba, amagambo yabo sinayakira. bariya rero godanse wagize imana. gute? ubusanzwe njye sinkunda guha akazi abagore n'abakobwa rwose, ujye uhora ushima imana. noneho njye na Debora na mama Byusa tujye dushima imana. imana gusa se cyane ngerega njyewe mwakabaye mushima cyane. uzizungereza ibyahataniraga imyanya mwicayeho. natwe ko tubyishyurana. birakubangamira se? nakubeshya iyo nza kumenya ko ibyo munkorera bizamara igihe kingana gitya simba narabyemeye.
none se kuki utambwiye ko warambiwe ukaba ushaka gusezera ntabwo nari kugutangira rwose pe ahubwo se wakorohereza agahita nkwandikira ibaruwa igusezerera goda oya nanone hanyuma sinareka akazi kandi ndariho nkura amafaranga yo kuvuza data koko ntiwari kubyemera ariko ye oya wibitindaho ruku nivugiraga ko mubizi se koko nabirambirwa n'amafaranga yose mu mpemba ubirakarashu ugize ngo ikira usubira mu shaka ndakubwira ngo birakara oya hari akantu udashyizeho kakubwira shose n'ikibazo aho ntiwumva se ako kazimenye se rwose kansubije muri moto neza neza ujya uhora ukanyita sha niba ugakunze nzagerageza njye nkakwita kenshi wumva se ahubwo ngaho sigira hino wicare hano imbere yanjye sha umbwire neza uko wabonye hari ahantu tugiye gushinga irindi shami ryacu uzi ko utanambwiye amakuru ya papa di gira hino igiko gira hino sha genda mwana we mukobwa ufite amaguru meza ihangane uretse kunkoraho mbanze nkubwire bimwe mu bikenewe bijyanye n'akazi k'uyu munsi maze mbone gutaha dore burije byihoreye n'ejo wabimbwire cyangwa naho kuba bwije se hari amaguru ugenza ubundi sinaguhaye imodoka gera hino sha niba wowe ntacyo ufite cyo kumbwira ngenda kikwibwirira bari wihurura bosi ariko se ndekura basi ndizana wimatiriza rwose vuba rero ese koko hari ubizi ko mu bagore n'abakobwa bakora bose hari wowe ubahigika mu gukora akazi neza tutabyishimiye se mwiza wanjye nuko mba ntekereje kuri uko kubahigika no mu byo mbahigikamo nkumva birandenze utese kandi gusa ntacyo ariko rero niba mbahigika nawe ugomba kubingaragariza ntiwumva none kuko wirekuye utyo rwose nuko mba ngushaka ibintu byo gushaka kwigunga n'agahinda ntabwo ni ukuri pe kuko nta kuntu naguma ku rwego rumwe n'abo mpigika mu kazi nuko nzamura mu ntera ubwo nyine n'umushahara ukazamuka ibyo rwose nawe wabimenye pe wabimenye ubundi niyo gahunda nafashe kuko rwose ngewe ndashaka kuzajya uhora iruhande rwanjye ahubwo se goda karama uriya urabyumva ute ninkuzamura ukanyungiriza ati yego danse nkabungirije nyir'ikigo yaba we ayo mahirwe n'imboneka rimwe sinayiteresha bo nuko ariko shambega ibyiza we kubona inseko ingana ityo mu isura yawe biranejeje goda yawe data we ugira umwenyuresha gusa ikindi kintu nifuza ibiro byawe nabyo bizimurirwa hano urumva bivuze ko tuzajya dukorera mu biro bimwe ku isi wijima se mama ndakumva iki mukuru dorere ko wiyicariye aha ubwo akazi ntigapfa bakoresha bawe bakakurakarira mwana wa abakoresha naho babuze ngo iki barakubeshyaga se nta kazi kari gahari kuba akazi gahari karahari pe kandi ahantu heza ariko umusenzi w'umugabo agira atya nyir'ura ambwire ko akazi gahari ari mpaguhe igitangaje none usi nawe nyir'ikigo ngo mpanguye bamuhagohera bishatse kuvuga iki suko none agera nahasanze abandi noneho ngezweho ndinjira ndamusuhuza yari ari kureba mu mashini twaranyikiriza arongera yirebera mu mashini hashize akanya gatoya nyakadokima ndazimuha arasoma ubwo nyine yambwiye iby'uko ako kazi ari mpaguye ndamusobanuza arambwira ngo ibintu ni ibi
kaho komeza umbwire ubwo nyine aravuga ngo ibintu ni bibiri ego ngo ugomba kunyaranja umubiri wanjye ukawubwa neza cyangwa se umushahara wawe w'amezi 3 ya mbere ukazawumva ego ku mana yanjye ukajya ukora uw'agahembwe yakora iyo mbesire mama akibimbwira nakubiswe n'inkuba ukamubwira ko ibyo kumwaranja akagubwa neza byo ntabishobora aragatsindwa nanone kandi iby'umushahara w'amezi 3 umubwira ko ari menshi arangije arambwira ngo mbere y'akaga amezi 2 kwasa kubona ari makeya nyine ugereranyije nyine n'ibyo aba yafashije umuntu ngo ahita yongeza koko arangije arambwira ngo nintemere ibyo ngo nemere tujye tugabana umushahara wanjye mu gihe cy'amezi 6 ya mbere mana yanjye nuko ndamubwira nyine ngo nareke nitahire njye kubitekerezaho ubwo se uhisemo iki mukuru ubundi se yareba amanota wagize ibindi akabiri ma mu byambwiye byose nta na kimwe ngiye nzemera sinshobora ubwo se naba narigiye iki nkoreye narangiza ahembwe cyangwa nkoreye nindangiza tuyagabane ibyo nize n'amanota yanjye nibyo bigomba kumpesha akazi kare nkahembwa yanjye yose yicarira ha mwana wanjye ariko rero ntakubeshye amafaranga wari kuzahembwa nari natangiye kuyabarira iki noneho isowe rero nabyumva n'amadeni yatangiye gufata avuga ngo nuhembwa uzamuha amafaranga yishyure sinzi uko bigenda Bora wisetsa mama ese mwe mwatangiye kuyabarira mwari muzarangahe koko uko mukabya birambabaje rwose yewe urwisha yankarura cyayirimo ariko ndorere ma mva ntakubeshye mukuru ntangiye kubona ko bashobora kuba barakuroze inyatsi kamange nta wandoze rwose kandi mbabarira ntumfatanye n'uburakari n'ubundi ndabizi uwarozwe ntabyemera ntangira ushaka uko ubigenza rero ngo iki ntangira ushaka uko ubigenza ngo iki mama ndakubwiye ngo utangire ushaka uko ubigenza kuko ndambiwe gukomeza kukubona wicaye muri uru rugo niba ari ukunkenesha warankenesheje bihagije ngo utwo dufaranga uti impano ugira itike ngebye ibishyimbo uti impano ngurishe mbigira itike kujyana gusaba akazi yabaye itike reka sinakubwira warangiza ugataha wimyiza imoso ndabyumva koko nawe utangiye kundambirwa mama ndakurambiwe nyine niba udafashe isuka ngo uzumfashe guhinga ukaba utanemera ko warozwe ngo dushake uko wivuza abakurogori icara ntuzongere kunyaka n'igiceri wiyakire wemere ko wigiye ubusa oya ma uzabaze ngewe ntabwo nigiye ubusa nta nubwo narozwe gute se nanye imitike ngewe nzagenda n'amaguru ariko mbona akazi nifuza ntanatanze ibyo byose we cyakora nanjye ndarambiwe pe ubwo nihagararaho nkora ntishimye ibintu bidashobora gutuma ntekereza gukundana n'urungano rwanjye ibintu nkorera kuri kondisiyo za nyiri ukubinkoresha mana we ndakubeshye narabirambiwe pe nuko nyine ntafite uko mbivamo ariko bingeza pe bingeza ahangaha ibintu ayiwe urankanze ariko winjiye ryari ubwo nkinjira gusa nkinguye umuryango ucuritse umutwe ku meza ndikanga ndabanza ndakwitegereza sinzi ubwo mbona biranyobeye ko none se goda urarizwa n'iki abarebe mbwira ibyo unshakira wisubirire mu biro byawe bose oya mbwira umukobwa mwiza muri iki kigo rwose uri kwibera rya bosi kuko wambwira ngo urerezwa n'iki ari icyo wamburanye koko nta na kimwe none se ubaye iki ubu wakabaye wicaye mu biro dusigaye dufatanyije none wisubiriye mu byo wakoreraga muje kuharirira ubwo kuko urumva ntacyo umpisha numvaga nkeneye kwitekerezaho ubu utaha ujye witekerezaho utavuye mu biro byawe rero nako byacu ntibinaba ngombwa ungisha inama erega ubu ni wowe ugezweho abandi bavuye kuri pose bari iyo ngiyo ntiwamenye ubu wabaye nka sheri wanjye neza neza rega bose
nta kuntu waba usubiye mu biro byawe ukareka kumbangamira. ntacyo. Okay, reka mbanze nkubwire icyari gitumye ngushakishiriza hose, sibyo? Kimbwira ubundi mwigendere, nanjye ndaje minota mike kuko kwitekerezaho byo ndabikeneye. Okay, dore ngiyi rero ibaruwa ya Debora isezera mu kazi, urayibona? Uravugisha ukuri? Singize akira nawe soma. Asezereye iki se disi ko atabangamiwe nako nta kimubangamiye mu kazi? Ntabwo arahaze nyine, bahaze se bamenye ibyabo, nubwo atari byo yanditse mu ibaruwa, ariko ngiye natekereje ibintu bibiri. Ibiki? Hari cya mbere, ashobora kuba yarakugiriye ishyari ry'uko usigaye unyungirije mu kazi. Cya kabiri nabyo, ashobora kuba yarabonye akazi ahandi. Nibyo ngiye natekereje. Yewe aha hagati aho nkubaze. Ahubwo se nkubaze ari iki? Nta kibazo. Ikigukorera umwanya washyizweho n'umushahara uhembwa ntabwo ubyishimiye? Kubyishimira ndabyishimira, gusa ibyishimo byanjye hari ikintu kimwe kibitambamira. Icyo ushaka kuvuga nacyumvise, humura. Gusa nicyo wakabaye wishimiraho kurusha ibindi, kuko nicyo kikugejeje aho ugeze aha ngaha. Gusa urumva bishimishije? Gute bidashimishije? Aho ugeze aha ngaha nakabe mpagezwa n'ubwenge bwanjye, ariko niyo ubwo bwenge naba mbufite bwaba bwuzuye ipfunwe kubera ibibuherekeza. Gago, nshobora kuba nkubangamira iyo ngusabye urugwiro, sibyo? Gusa uzambabarire ntuzamfungire amazi n'umuriro pe, kuko byansaza we. Ashaka gusa ukuntu usigaye ngukunda mwana. Neza neza wanyibagije ko mfite umuryango. Ukuri ntuzaba. Tuzwa nanjye ngo danse. Nyamara turenze umwe muri kampani tugufata uko byifuza ku buryo umwe akuretse ntacyo byagutwara. Abusazwa ni nkubwize kuri. Iyo bigeze kuri wowe biratandukana. Kuva watangira akazi se warambonana n'undi? Abandi nahise mbibagirwa neza neza neza. Uzi none ishyari bakugiriye nyuma yo kwemezwa mu nama kunyungiriza. Niyo mpamvu nemeza ko aricyo gitumye Debora asezera kabisa. Debora buriya aba yaragiye kera, yatinze kwandika ahubwo. Ahubwo se buriya ubwo yasezeye ntituzakenera umukozi umusimbura? Ntabwo se ko yakoraga wagakora, hanyuma wenda ushahara umuntu akawukuba nka kabiri. Sibyo se? Yabibaye byinshi, kereka umushahara mukubye nka kane. Ariko waba ushaka ko kampani ifunga imiryango si gusa da. Ntabwo nabikora. Kane? Gusa hari umukozi nabashakira niba nta kibazo. Okay. Ibyo nabyo ntacyo byantwara pe, habe namba. Kuko gahunda y'iterambere kampani yacu ifite urayizi rwose, ndabizi. Rero byumvikane ko ugomba gushaka umukozi uzi ubwenge, umukozi ufite umuhate, witeguye kwitangira akazi igihe icyo ari cyo cyose. Mbese nyine umukozi turi mu murongo umwe, umva, w'igisore mbese, cyangwa se umugabo w'igikwerere. Ni umukobwa. Umukobwa si ubwo. Aya urumva Debora yasimburwa n'igitsina gabo. Aya mbana umukobwa. Abaye umukobwa akemera amabwiriza yacu yihariye, hari icyo byagutwara? Okay, ngaho umuhamagara bitarenze umusibe, ejo azaba ageze kuri kampani tuvugane, sibyo? Ariko umubwire ibisabwa nta na kimwe usize inyuma. Ndamubwira. Okay. Cyaka cyari kinyishe neza neza. Rero umuvandimwe Kaniziyusi, ntushaka uzagabanya inzoga. Wiki Umva nkugiriye inama nka mushiki wawe. ewe ariko mwene
none mama nawe urasetsa koko Ariko inzoga se hari umuntu uzanga ko arizo zimwanga iyo zikwanga nabi se wazitanze akaba ari wowe uzanga ukazireka ubu koko muramu wawe Macumi uheze mu bitaro ntacyo akwigisha baba data we Mukamuna winyibutse Macumi ukabyara ejo njye na Domitira namukunda twaramusuye arakoze nzi ko ari kuriya ameze pe iminwa yarumye yarafatanye uruhu rwo mu maso rurumutse wagira ngo ni agahinda neza mbega Macumi ko apfuye nabi wowe gatwa we nuko nyine amana yarapfuye ari uko umutima ari wonyine ugitera yewe nabundi nanjye rwose nabonye izindi ngingo zarapfuye neza aho bigeze Nyagasani ntamwitwarire naho ubundi bitabaye ibyo ngibyo azabakenesha pe ariko uzi ko iyo ndebye amafaranga ukorera muri aka kabari kawe nkongeraho ay'umukobwa wawe yora hariya akorera ubundi mbona mwaka we mufite inzu y'itaje naho twese tubirahira tunabubaha icyampa nanjye ayo mahirwe akansekera ubeshye byo Macumi tumaze kumutangaho amafaranga menshi pe ariko nta kundi umuntu wawe ntacyo utakora kugira ngo agumane ubuzima erega ariko se buriya ni ubuzima tutabeshyanye ni ubuzima nyine nubwo nyine utoroshye ariko byibura tujya kumureba tukamubona tukabona ko ahumeka si kimwe no kuba atakiriho mbabarira ariko ubanza ari icyaka kiri kwigira mu icupa kikayikunyuzamo naryo dukuje amazemo da ariko ubwo nta soni ufite Kaniziyo kuko ugatinyuka ukanyaka indi nzoga uzi neza ko n'ideni undimo utarishyuramo n'ijana oya jyana iryo nabwo nimuwe nakugiriye nka musaza wanjye yewe ibyo nta nubwo ryandika ndabifata nko kukuzimanira ariko se ko nzakwishyura wampaye inzoga data ariko si ubwiwe ko icupa rimwe ryishe umugabo data sinaba mu icupa rimwe byaruta naryo nkaryihaga nkabimenya ntahanye icyaka rwose inzoga pe inzoga mva umurengwe mbese ngaho se ryihage turebe Kaniziyo umaze kugira amadeni menshi pe banza uyishyura aya ngaya nzabone kongera kugukopa niko reba iyi si ikayi yawe niba ugira ngo ndakubeshye aya mafaranga yose uzayishyura iki ariko uraseka suseka ariko warambonye koko ntakubona se ahubwo se naburira yo nkwishyura simfite umurima w'ibijumba ibihanya barakura bagakura byanze gushiramo neza ni ibyo kunywera se uretse se ariko winja mu ijambo ese niba bidashira mu murima bikora iki simfite agahene gahaka ako ntiwaza ukakazituruka kazana wakorora wagira uryo ukagakinja batagira ibyo baziririza ubwo bakakaryana n'uwo mwana wako ibyo birabareba ubwo se inyishyu wabura niyiye sinaba nkwishyuye ariko urumva nta soni urabarira ibyo mu rugo ihene se ni yawe wenyine utangiye kugaba n'ibyo ufatanyije na Domitira rero Domitira se ko namushatse yarashatse ibiri iwanjye byose ni ibyanjye nawe ahubwo arimo uribeshya cyane si kidu reka nkubwira ahubwo n'ikindi utaruzi umukobwa wanjye mukunda ejo azazindukira mu mujyi ku nyine yabonye akazi keza nari mbizi rwose kuko ni mubyara we ngo danse wakamushakiye ese bambe ubuse n'igicamutse nyine karabaye rero ubwo ariko danse wamushakiye akazi agiye gukira nkawe nta kabuza ahubwo urumva impamvu yo kwikopesha idakomeje kuboneka irabonetse mpereza tubira ahubwo numvaga rimwe rwose ari ryo ryambumba ariko gira abiri iryo rimwe ugiye kumara igire n'iriherekeza kugira ngo ugende neza cyane ariko nawe nyine uhita ufata tubiri nzishyurira rimwe ngabanya iyo miteto Kaniziyo
ntabwo naguma mu madeni ubizi neza ko nkeneye amafaranga y'ibitaro macuma rwarimo uretse n'ibitaro kandi aterwa imiti ihenze ku buryo bukomeye nyishyura rero nyishyura ariko wagiye ugabanya amaganya mukamuna nganyaganye iki icyobo kiyanira ntabwo cyumva ngenda kubaza utabeshya wabuze amafaranga yo kurwaza umugabo wawe byonyine umukobwa wawe amafaranga akorera ntiyamubaza wenyine nsohokera mu kabari kaniziyo ntitaye kuri musaza wanjye sohoka se gira vuba ko baba rero aha genda ubundi cyari impyisi iwanyu yakuryaga ikurundarunda wowe urimo urahamara uko wiboneye ubwo se ari nyari nawe urya undi n'indi uzabikwishyura humura uzabinyishyure oya mfa kuba nyine mukunde yabonye akazi sizongera no kuguteza imbere n'ahandi barapima mukunda se agiye gukorera umuhogo wawe hogo voya ibyo ntabwo bikureba ariko mfa kuba namenye ko ari godasi umushakiye akazi kandi no ntawe utazi ko akora ahantu heza byanze bikunze n'akazi ka mukunde kihagazeho reka nze njye kwa rutambara nkopa sintahira odi nta nkopa biraba bihagije ejo bundi nzajya kwa mudage ubundi nzabasimburanye mbasimburanye nkopa mwishyura nkopa mwishyura cyangwa umukobwa wanjye azayishyura ubwo uranyuma inzoga uzi ngo ndacyapfuye se icyaka cyahunze ndi mukunde yambi ni karibu mukunde uraho neza muraho turashaka urabona rwose wisange wumve kuri iwanyu umuku mpereza icyo gikapu cyawe ngikwakire yewe shabada karame buryo ahantu heza hatya guda karame ufite n'imigati mu nzu yawe dore na za biswi amakawa tarya biswi ibyo icyo ushaka pe ese udarya igiteke cyane na za ji azaguza igihe mba mperukira imigati cyangwa ibintu nk'ibi ego ko mana yanjye dore na televiziyo we ese we nzajya ndyama mba mu nzu irimo televiziyo ngo barawe kugira ngo umuturage winjije mukuru ibi niwe ngeshaho ahire biswi nkoreke ese urabizi sinjya niyorobeka uragira ngo ubwo nigire nk'aho mbimenyereye kandi iwacu hazi yakora sha wakoze ku bwitange wanyeretse reka sha nitanga se ubwo nitanze iki niki utakoze se ubwo ni iki umuntu wihanganiye kuguma iruhande rwa telefone kugira ngo ntakura ukihanganira guhamagarwa kenshi ugakomera ku mwanya wanjye w'akazi niwe utange kuko mana yanjye icyakubwira ukuntu nabanje kumuryoshya aryoshye yashakaga ko tugaha umuntu w'igitsina gabo yego gusa ubwo abantu hari ifite mwene bashaka gushyiramo reka ariko w'abandi ibyo ntiyabitekerezaga ko inshingano zo gushaka umukozi yari yazishyize mu biganza se koko goda karame buryo bwose urakomeye bigezaho ibaze we mana yanjye uko desi hejuru y'ibyo byose noneho ugerekaho no kunyereza imodoka ngo izi mfate shaka akazi kazampira tu ariko se nari kubuzwa n'iki kuri gukorera mukuru cyangwa wibagiwe kuri mubyara wanjye cyakora uretse n'ibyo kandi nzi neza ko uri umukobwa wize wiga uri umuhanga ikirenze ibyo kandi gukundira ko uri umukobwa utavugirwamo nako ntawakuzanaho ibyamama wararaye vaye ikindi kandi numvaga mfite amashyushyu yo gukorana nawe ahubwo iyo mbimenye mbere n'uwo umaze iki gihe cyose mu bushomeri ni ukuri mani guha umugisha goda ngaho mpereza icyo gikapu nireberemo igitenge nk'ibi byenda reka nza nkuhereze yesu we ni ikizi ibi ni ibiki byamenetse wateretse mu gikapu cyawe mukuru yewe ubanza ari utuvuta twanjye disi nibutse ko agacupa nari nayasutsemo umufuniko wari ushaje waramenetse yewe akira vanemo mpereza ubwo se wayasukiraga iki koko nyine nasutseho kugira ngo ngireyo ntwara nayo nsigira mama umva nyine sinari kumusigira agacupa gashaje kandi ari njye ugiye gushaka amafaranga ntacyo kuramo imyenda yandujwe n'amavuta uyishyire ku ruhande ejo cyangwa ejo bundi zafurwa
icyumba rero ni iki tuzajya turaranamo. ariko rero goda uretse baba wicaye banza umbwire iby'akazi kanzanye ibyo byumba rwose uba ubyihoreye n'ubundi kuva nageze hasi ndara hanze dore ko ibi bitewe byiza binepa gutya nanabiraramo gasinzire reka mbwira iby'akazi di. icya mbere ni uko tuzakorana mvara ibyo byo warabimbwinje mbizi. icya kabiri ni uko ari akazi gasaba kwihangana, kubaha birenze, cyane cyane ukubaha bosi, ukagakunda kandi ukirinda ibyo kwivumbura mu gihe bosi nako mu gihe hari ukwitwayeho nabi. ibyo byose nta na kimwe cyananira yewe. ariko ubwo urumva hejuru y'imyaka yose nari imaze mu bushomeri nazanamo ibyo kwivumbura cyangwa gusuzugura bosi. nashaka azambwire mwoza ibirenge. mukunde kana ka marume, ndakumva. sinshaka uzaba inganzwa ya bosi nk'uko abenshi mu bakoresha babayeho. ubwiye kumwubaha ariko narengera ntuzabyemere. mukunde aho gutunga ifaranga uririramo wabireka. nkawe noneho nta kibazo na kimwe cyatuma uba inganzwa ya bosi. ivugire sha ari ubwo bukene bw'iwacu urabwibagiwe. iyo mba narwaje data gusa. va muri iryo shago da pfa kuba ngiye nakugeze mu biganza ubu ntanarizo uzanshakira ahandi ntumaze kumenya n'abakire benshi. none se mukuru karame naramuka agusabye ko muryamana mbere yo kuguha akazi uzabyemera? ariko ye arakaryamira imbere arakaryamira ibisura arakaryamira impimucamo kabiri. nta soni ubwo uza ahantu hose nagiye gusaba akazi bakanyaka ruswa goda ubu nararakaye we bingeze aha. ryamana n'iki se byibura umpaye icyizere. kuki ngaho ngwino turye ubundi twiryamira ibindi naheje. mana yanjye gusa ejo ntabwo aribwo uzatangira akazi. nzabanza ngereyo mbwire bosi ko umukozi namubonye, ubwo nagutumaho nyine nawe uzitware neza. byihorere. umva akira aka gatelefoni niko azaguhamagara. mbereza mana we wanze inzozi zanjye zigiye kubimamo noneho. yesu we none se goda babara nkwisabira ikintu kimwe uko nzi ko ufite utwenda twiza wazanije utwo nzajya guhura na bosi nambaye ariko uzamutwe atakumenyereyeho. abanyamashyari noneho baza kwitana baranabiyahure umukobwa wanjye akunyakazi. ariko noneho wahembukiye mugabo wanjye. mama yeye unyumvira ndavuga iby'abanyamashyari ukambaza aho nahembukiye. none se domiti ubu ndakishwa n'icyakugira ngo kubera ariko sigira hino ndeke kubyina njyenyine mugore nkuru. ariko mbisigira kanizi mbisigira ntabwo nasangiye nawe rwose ndekura ikirajyo wowe ikarajya gutya kwa kundi yayindi nabonye ngo igare uzi kuri nyonga nyine nawe jya ugenda uhindukira ureba inyuma nanjye ngira ariko noneho gutya oke nyeganyega ariko mbisigira nyeganyega se urabona ukuntu ndeba ugaseka aho wakamfashije kwishima. ega nubwo tutasangiye agacupa ariko dusangiye ibyishimo by'umukobwa wacu mukunde yabonye akazi. none se niko domiti hari imodoka mwishwa yo danse atwara twebwe ese ntirwatubera cyokora byo da nyagasane we kaniziyo ndakubwiza ukuri ejo akimara kugenda nakubise ibipfukamiro hasi nshima imana kubikuye mukunde mu bushomeri. uzi ko nari ntangiye gushaka abavuzi ba gihanga ngo baramuroze. ariko rero nanjye nari nangiye kwiruka mu bakire tuziranye ngo bamushakire akazi. nakubeshye kandi nari natangiye no kuvugana inzareba umwe muri bo mumushyingira mvira ahangaha. isubiriza igihe nyine isubiriza igihe. reka twibyinire maze ibyo nyonga gutya manuka mugore mwiza uko
ubaye iki iki ni igiki kibyimbye mu mufuka w'ikote ryawe Kaniziyo? yeee domiti yewe nagafata nakwikopeshereje kwa mutenge nari nibagiwe kukaguha wowe Wikopesheje kandi mugore mwiza ntabwo wishimiye agafanta se oya cyangwa nakabaye nakuzaniye akabyeri nawe ukizihirwa nk'uko nizihirwa amana we. ariko nugira ikibazo da nagasubiza mudenge ubu twabaye inshuti ntiyanyima byeri ngo nyishyire umugore wanjye yayinyimira iki dore ejo yarankubye uyu munsi yankubye Nyumvira n'ukuri. n'ejo bundi azankupa kuko ubu afitiye icyizere gisesuye nako yizeye umukobwa wanjye upfa kuba nawe ko yabonye akazi mu mujyi ariko ubu ntimunyumvira koko ariko ubwonko bwawe nta kibazo bufite Kaniziyo. ubu se umwana wanjye azajya ahembwa yishyura amadeni y'inzoga wanyoye? bigutwaye igeze ubu wese azajya abura icyo kwishyurira jewe akira ahubwo enda gotomera dukomeze dushima imana ahubwo zuba amafaranga tuzayakoresha igitabiti hari twamenyereye udufaranga duke tuvuye mu buhinzi no mu bukanishi bwa nta kigenda kandi ko hariya ngo danse ngo akora ngo iyo bagiye guhemba ni ukuyororesha igitiyo bagusukira mu mufuka bayoresha igitiyo apana umufuka w'ijipo cyangwa ipantaro nigunira da ako kayabo tuzagakoresha ikigo kanyagogo ariko mana yanjye neza usanze nanjye mbyibazaho ntureba aka gakayi nari ndimo kwandika ibyo nzayakoresha nzaguramo inka nk'ebyiri z'imbyeyi zijye zidukamirwa dore turashaje dukeneye amata nk'abana mwongere muri mirima nk'itatu ibiri nyihingemo imyaka yo kurya urumva indi nyiteremo ibiti by'imbuto wabonye ko ibi biti bya avoka bidufatiye runini cyane hanyuma rero undi muhingemo urubingo rw'inka zacu n'abandi barukeneye bajye baza kurugura urumva se tutagiye kuba abakire turabaye abakire cyane turabakiranye we noneho uzi njyewe ukuntu nzabigenza ni ukuri njye ndahita mva ku kintu bita rufuro ntangire nywa karikeri nk'abakiriya abandi ba bosi domite uzi si icyo nyine rikera ari cyo ntabyo nzi ubundi rikeri ni inzoka z'ibyuma ariko zihenda kubi uriya rikeri n'ibyuma by'abakire nyine sigerayo ibitekerezo byawe bihora mu nzoga aho gutekereza kure ngo turebere hamwe icyazateza imbere urugo rwacu uri mu nzoga z'abakire ntoki domite ntoki so ni koko ngo ntabwo ntekereza iyo mba natekereje se mba naragukoye wasubiza inyuma ibihe subiza mwerwe mu isaho rero ntibigisubiyeyo bisa rero nigire kuryama genda nye umenye ko ibyo wivugisha byose amafaranga ya mukundi tuzajya tuyakoresha mu bitekerezo nguhaye gusa kuko ndakubonye ntumbonye asore erega nta n'isoni utangiye kuzenguruka utubari wikopesha ngo aho umwana wanjye azishyura abanyamashyari noneho bariyahura wibosi nari ngeze kuri ya hoteli mwambwiye mbasangaho okay noneho komeza nugera kuri reception ubabwire bakuyobore ku cyumba nimero 17 ya 17 bahanyoboye nta kibazo bakuyoboye yego okay komeza uze nta kibazo yego ariko mwihangane gatoya mama ari kumpamagariramo ubwo nintindaho gatoya mu byihanganire ndagira ngo mbanze numve icyo ambwira okay sawa nta kibazo sawa merci ariko se koko nk'ubu mama agiye kumbwira iki kuko agiye kuntinza Alo? Oui mama. Muraho neza mukunde mwana wa? Muraho neza. Akazi biragenda? Yego biragenda. Uko nta duce uratangira guhembwa ngo nyoherereze ndebe ko uyu munsi twarya ibiryo bikaranze mwana wa. Gaho nyumvira n'ukuri. Mbabari uretse kumbaza iby'akazi rwose. Kuko ntibiracamo neza. Nibicamo nzakwihamagarira. Sibyo?
n'ayo mafaranga nzayakohereza utiriwe uyansaba pe. Ngwiki None se igihe wagendeye ko umuntu watangira akazi wakwitaye se niba ari ibyo cyangwa urambesha uragira ngo ntakwaka amafaranga ko waba utangiye guhinduka vuba mukuru. ngaho nyumvira ma ihangane gato nitebe Gaudence ndaza kukuvugisha nitonze. Ariko si mana yanjye abo bantu babaye iki babivuganye ngo bampamagare wigoda mukuru karame wariye inkweto nawe nahanaguye zari hano ku kabaraza hanze. Igo sha ni njyewe uzambaye nabonye amasaha njyanye mpitamo kuzambara nihuta ngo ntakererwa. Sorry nagiye ntabikubwiye. Ntaribi mwana naringize ubwoba ko haba hari uwasimbutse igipangu akazitwara. Ugiye se we? Ngiye kuri hoteli guhura na Rukundo. Ngwiki? Guhura na Rukundo. None se aje guhamagara ko nari mwicaye iruhande akubwira ko uzamusanga mu biro niyumvira ibya hoteli bijemo biti. Nyine nyuma yaho yarongeye arampamagara ambwira ko byahindutse ngo kuko ashaka kunkopeza ikizami ngo nyine ngo ntabwo nakorera kuri ofisi ngo byagaragara nabi. Ubwo rero nari mpageze bambwira ko ngo nkorera mu cyumba cy'inama gifite nimero 17. Ariko ubwo warasaze kubera iki se? Rega nta n'isoni urashogoshe ngo ugiye gukorera ikizami muri hoteli. Ntabwo nari kureka kujyayo rwose Goda ni impamo pe. Ahubwo Goda bukubye gato ndahageze ndakubwira icyavuyemo. Mukuru ndavuze ngo mwiriwe neza. Biriwe. Ese yowe mukunde? Yego ni njyewe. Nawe mukunde. Uri mukunde kweli. None se mwari mukiryamye? Nari nzi ko nzira nta kibazo. Yego koma ariko nimunde kurera akaboko ndiyizi. Yari ngwino nta kibazo. None se aha ndi bukorera ikizami cyangwa ngiye kubategereza mu manze mwitunganye ariko ruko naba nsohotse ngategerereza kuri sale nkoreramo ikizami nta kibazo. Ushyuye none se ntabwo Gaudence yakubwiye umuntu dukeneye ibyo bagomba kuba yujuje? Yarabimbwiye. None se bite kunyereza abase muri mu biki se? Ni iki gipira kiri kunshyuhira kanze gikuramo gasigara nishimiye nyine gusa se ariko si bwo koko birahagije rwose. Kuva mu muryango ngwino hano ngwino bigira hino ntabwo nijyana yewe ariko wumva nkubwire kandi iki cyumba nakishyuye kandi nakishyuye amasaha abaze urumva ntabwo tugitindamo kuko tugomba gusubira ku kazi ugasinya kontara yawe nasize nteguye urumva ubundi nkakwereka ibiro twembi tugakomeza akazi umunsi wose ntudupfire ubusa ngwino na kontara mwasize muyiteguye cyane rwose njye ntabwo ibintu njya mbitinze urumva ubu wamaze kuba umukozi w'ikigo cyacu harabura iminota mike cyane mikeya cyangwa se nk'amasegonda ngaho rero gira hino harya ni mukunde buretse yego ndi mukunde dekora ariko ukunda sha nkundi ruze sha ngufashe oya bose buretse gatoya. None se akambabaze kuki mwishyuye icyumba cya hoteli ntarabageraho ngo mwumve niba ibyo munsaba mubyemera cyangwa mbihakana? Mana yanjye ariko ko narenze ko ibyo uje mubizi neza uri mu biki? Ndabizi uri mu biki?
ntisigira hino ndekura ruko ndekura rwose njyewe ntabwo niteguye ibyo bintu ntabwo rwose njyewe nari nzi ko ari uku biri bugende numvaga ari icyumba cy'inama rwose nungwe no gusanga ari icyumba baryamamo oya yamenye njyayo ko ari icyumba bari buryamamo nari guhita nsubira iwacu mu cyaro nirongera no mu maso yawe oya ndekura ariko sinjye muranguriramo iki myenda oya ndekura njyewe ntunkoreho babarira ndekura ngabagiriza ikijwi se twari neza ndekura ariko mu rukundo njyewe ndekura iri kumbangamira ntabwo njyewe ndi buryamane nawe nushaka niyo konturu yiha uwemera kuryamana nawe mpombi nishaka mu mirimo njyewe ndekura bose njyewe ndekura ruko ndekura kandi njyewe bose njyewe ntaherekanye ariko njyewe ndekura njyewe ugirira nabi n'uvuga mwebwe se uri ku kintu duturaho urugi goda uraje godanse ubu urajya he n'abakozi b'ubugenzacyaha uravuga dore kureba n'urudari yashyize hanze mukuru ntabwo mbize tutahe kumva w'abashinzwe umutekano baramutaha bose mumbabarire ntabwo ni ukuri njyewe narinje mu nama imyenda yageze bafuze iri hehe imyenda yangiriye koko mana yanjye mbabarira kera kuba guteragura ibintu hejuru mukuru nta mwanya mfite wo kongera kubishyira ku murongo mbabarira nanjye aho ari wowe unteragurira imyenda hejuru bitwaye ikize isigarane ndataha nambaye ibindi uzabizane nuza mu cyaro ntabwo urenga aha mukuru mbera mu nzira se nyine nigendera ndakubwira ngo mva mu nzira cyangwa uru rugi turukuye mana yanjye we ndasebye mana iwacu bari bazi ko mbonye akazi ngiye kubahindurira ubuzima none ndebera data we ngo utubari yari amaze kutwuzuzamo udukarita amadeni ngo abe umukobwa wazishyura ubuse nzabigenzane koko iwe bazamuhitana natishyura we mukuru sinjye yakuzanye nawe ninjirije n'icyatumye nkwemerera iyo nigumira mu cyaro ngafasha mama guhinga uri umugome goda uri umugome n'izina ry'imana reka nta n'isoni iriya ngurube irifata yigira icyumba itazi ko ndi bunabyemere icyakora mwakoze kumurokora goda mwakoze kuko yakomeza kungigiranya ku ngufu nari napimye aho muruma akazivuza ubuzima bwe bwose yambye isi gusa mukuru bambaza si wakoze kuba intwari kuturusha nubwo uri kuntuka ariko wibuka ko nakubujije ukankumva ukankupa uriya mugabo ni kuri yateye guki ntabwo wari kubona akazi muri kiriya kigo utemeye ko muryama baba data we uravugisha ukuri ibyo bintu gutyo utabimbwiye nkigera goda nabuze imbaraga zikwerurira badata gusa nabivuze mu marenga nuko utabyumvise iyo bana we ndabyibutse disi umbwira ngo akazi kanyu gasaba kubaha birenze sinzi ngo bosi wanyu arakandamiza ngo bisaba ngo kwihangana no kuyitanga sinuka n'ibindi disi wambwiye data we ifemba ry'amafaranga nari mfite se shaho ryari gutuma ntekereza mukuru ubuzima nari mbayemo mu kazi nta wundi nabwifuriza we magara nifuzaga gukora ariko nari nkwize habona ari wowe imana yashakaga kunyuzamo ubutabazi nahoraga nyisaba nyibwira ngo ndambiwe ibyo ndimo yesu we ihangane goda mbabare ihangane wirira none se goda bwiza ukuri ibyo ushaka kumbaza nibyo rwose reka nkuririre narabuze uko nirekura mukunde we
yewe ihangane guta cyarukundo cyarankandamije mbura nuko nyigobotora kuko nari nkeneye amafaranga. Iyo muva mama ntiyari kubasha kwita kuri data waheze mu bitaro wenyine. baba mbega igikomere nyagasani we baba we niyo mpamvu twaryamaga nkajya numva uhigeze ukambeshya ngo wibutse papa wawe urwaye koko nkumbi wari ubayeho mu mafaranga adafite amahoro. ihangane goda ihangane rwose ceceka cecetse ndire nduke mukuru baba we nyihorera gabarira ni ukuririra uko ubyifuza rwose nta kibazo. goda babarira uceceke sibyo uzi n'ibindi nari ngiye gutaha ariko ndabiretse ntabwo nagusigana umutima uremereye urya wanakwiyahura pe gogo masheri ihanagura amarira ndakwinginze sibyo kandi bumbwiye bizagume hagati yanjye nawe sibyo ikindi kandi ntuzongere gutuma hari umugabo ukina n'ubwenge bwawe na lisansi yawe mbabarira ibyo bintu ntuzongere kubyemera kuzibona byaratuvunnye reka Imana izakiza papa wawe kuko ibona bikwiye ntabwo izamukiza kuko watanze umubiri wawe nk'ikiguzi urumva goda ihangane rwose dore telefone yawe irasona. uyu nawe wabona byamucanze kuko aribwo agisimbura rukundo. alo bonjour godamu. ndabumva madamu Georgette. niko iyi contract nsanze ku meza y'ibiro bya rukundo bite byayo kuki nyira yatayisinyewe kontra simbizi wiki kuki utabizi kandi ari we wari umwungirije. yewe niyanjye ntabimubwire ntasiba we ntabimubwire kuko ndabizi da ni umukozi mushya yari uwo mukozi mushya ugomba kumuhamagara akarara asinye kontra ejo agatangira akazi mu cyuho cya debo sibyo ngaho banguka mu kazi ngira ibintu gusobanuza. akubwiye ngo iki kuko wishimye kutajya kureba gaseka akubwiye ngo ayiwe mbega ngo biraba icyo ari kuvuga akubwiye ngo ukunde we akazi urakabonye ugenda usinye akubwiye ko icyo se iyo uhagaze Imana yakurwanira ko mbabwira ko akubwiye ngo ujye gusinya uwari ugiye kuguhohotera arahanwe none n'akazi wari ugiye kuzira ukabonye nta mananiza nta n'ibizamukozi rwarigize nk'aho ari Imana y'ikigo cyubahiro ni icy'Imana we. muri uyu mukino ntigabiratiza wanditswe na Karangwa Liliane mwumvisemo Mukunde mwakiniwe na Karangwa Liliane, Domitira mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Kaniziyusi mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Godanse mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Rukundo mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Mukamunana mwakiniwe na Maria Cecile, Rogette mwakiniwe na Munyana Narisa, naho wabakiniye macumi ni Kayiranga Ruferedi. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza.